abantu babonye ko tutakibarizwa muri MIE hari igihe umubyeyi arakubyara then akagucutsa warangiza umubyeyi akishura akavuga ati kandewe uyu mwana ibintu agiye gukora kubw'iyo mpamvu rero nyina Dorcas tugiye kwicara muduhanga amaso ahubwo munadushigiye turarashimira Imana yanjye nta nubwo twakwirwa tubivuga barabibonye pe kuba Imana yabibanyujijemo kugira ngo mutubone yabanyujijemo bumvira Imana bazamura icyo Imana yadushizemo turabashimira God bless you kandi abantu bangayitse ngo nagomera tumiranye neza n'ubungubu twamuhamagara mukumva ko ahita n'abasuhuza tumeranye neza cyane kandi turashimira MIE tubikuye ku mutima ku bwa support yanyu kubwo kudusengera kubwo kugaragariza abantu iki kintu kituri. Yes, mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishyani hirwe mu buzima mwe muduteze amatwi cyangwa se mudukurikiye kuri IRC Rwanda TV ni tariki 6 z'ukwa karindwi 2026 n'amakuru y'Isamoya n'igice zuzuye ndagira ngo tuze kugaruka ku nkuru nziza Vestine na Dorcas bongeye kwigaragariza abafana nyuma y'igihe kirenga hafi amezi n'umwaka wendaga gushyira Vestine na Dorcas badashyira hanze indirimbo cyangwa se nta kintu bahereza abakunzi babo. Byagenze gute rero kugira ngo Vestine na Dorcas babe bahereza cyangwa se batamo abakunzi babo indi new chapter kuri Vestine na Dorcas? Ishimwe Vestine kamikazi Dorcas bone mvuga Ishimwe Vestine ni umumama w'umwana umwe uko yamaze kubitangaza avuga ati ndi umubyeyi murumuna we kamikazi Dorcas ahita azuga ngo musubireyo nta mahwa. Ariko ibi byabaye mu kiganiro Vestine and Dorcas bamaze gucisha ku muyoboro wa YouTube channel yabo. Iyi YouTube channel bari basanzwe bayisanganwe dore ko ni channel imaze igihe kitari gitoya kuko hari indirimbo za Vestine and Dorcas zagiye zihanyura. Mu myaka irenga 5 Vestine na Dorcas babaye abahanzi rurangiranwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda dore ko bafashe umwanya uhagije wo guteramira mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagize indirimbo zakunzwe kandi wahamya yuko bakomeje gukundwa nta hantu yaba yibeshe na gatoya. Aba bana b'abakobwa bavukiye muri ADPR cyangwa se bakuriye mu itorero rya ADPR Église Pentecôtiste du Rwanda cyangwa se u Rwanda bakurira kuri ADPR Muhoza ari naho baherewe cyangwa se bakuriye muri École de Dimanche cyangwa se mu ishuri ry'abana. École de Dimanche ra shuri ryigisha abana imibereho ya Kristo cyangwa se bagakora basoma ijambo ry'Imana. Vestine na Dorcas bahoze baririmba muri korali Urufatiro yari korali y'abana bakiri batoya ku buryo ki wabonaga ariko aribo bantu ba readinga indirimbo bafataga microphone bahagaze ku murongo wabo w'imbere. Vestine na Dorcas nyuma y'igihe gitoya ubwo muri ADPR bagendaga bakora amavugurura makorara makuru atangiye kwiyubaka ariko icyo bita abahanzi cyangwa se kirita abaririmbyi. Vestine na Dorcas baje kuba recruited barabarokrita bashyirwa muri korali Goshen. Icyo gihe bashyirwa muri korali Goshen barabana batanga icyizere werekana future ya none ni yahazaza yaba mu kuririmba dore ko korali Goshen ni imwe mu makorali akunzwe cyane n'ubungu bava ngo ni korali igifite igikundiro yo mu ntara muri ADPR. Ntabwo naba nibeshe kuko Goshen ni korali twagereranya n'iziza korali Shalom Slowam n'andi makorali yagiye akomera nka za Hosiana. Nimwe mu makorali yari ahagaze neza muri icyo gihe. Yaje kurokrita rero Vestine na Dorcas abantu bavuka n'abinkurikirane babashyira muri korali Goshen. Nyuma y'igihe gito ya Vestine na Dorcas ubwo ndavuga kamikazi Dorcas na Ishimwe Vestine bari muri korali Goshen ba covid ikiba batangiye kujya bakora mbere ya covid gato yariko bagiye bakora icyo bita live recording bakajya kuwo bita Prince Leia akabafata amashusho uwitwa Joshua cyangwa se Josue akabafata ama audio. Abana b'abakobwa batangira kugaragara
ku ruhando rw'imbuga nkoranyambaga nibwo umugabo witwa cyangwa se umugabo ukora ku rugendo yaje kubasura abakoresha ikiganiro ariko barahereye mu maboko yande ya Prince Leia ndetse n'uwitwa Josue. Nabo ni Prince Leia mu director w'ama video, Josue numwe mu ba director bakora sound bagakora live recording, cyane ko nawe ari numwe mu barimbyi bakora ari Gosheni. Vestine na Dorcas bakimana kugaragara ku mbuga nkoranyambaga baje gufatwa n'umugabo witwa MIE Mr Irene. Banamaze gushimira cyane ko ntibashimiye Irene, bashimiye company. Bavuze ngo turashima MIE kuko twatandukanye neza. Ibi ndaza kubigeraho, muze gutega amatwi inkuru yanjye y'uyu mugoroba. Byaje kugenda gute rero? Irene bwe bakubitaga amaso Vestine na Dorcas, aba babonyemo impano idasanzwe, impano izinjiza gatubutse, impano izavugisha abantu benshi, impano navango ni ya mpano yabonye aravuga ati aba bantu wabitaho ni zahabu. Iyi zahabu Irene yarabonye yagombaga kuyibyaza umusaruro, dore ko Irene ntajya ahushwa. Hagati aho gato nsubiye inyuma, iyi channel Vestine na Dorcas barimo barakoreraho, Vestine and Dorcas, ikiganiro cyabo bakishe Vestine and Dorcas new chapter. Ndaza kukigiraho gato yareka manzi mbabwire. Iyi channel Vestine na Dorcas bagiye kujya bashiraho ibihangano byabo cyangwa se indirimbo zabo. Ni channel yafunguye tariki 2 July z'ukwa karindwi mwaka w'2020. Bivuze ngo uyu munsi wa none n'ubundi bagiye gutangira kuyikoreraho nka Vestine na Dorcas mu kwa karindwi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Mu gihe yafunguwe tariki 2 z'ukwa karindwi July cyangwa z'ukwa karindwi muri 2020 uwo mwaka. Yafunguriye muri United Kingdom. Niho iyi channel ya Vestine yafunguriye. Akaba channel ya Vestine and Dorcas are a Rwandan gospel music duo sisters dedicated to sharing the love, hope and truth of Christ through music that inspire and uplift people around the world. Basoza babango subscribe for official music video live performance, watch moment and exclusive content. Exclusive content niyo Vestine na Dorcas binjiriyemo kuri uyu munsi wa none. Ni channel uri usangeho zimwe mu ndirimbo zabo zitari nyinshi kuko izindi ndirimbo ziri kuri channel ya Mr Irene cyangwa se MIE. Twibukiranye swaga zagiye zibaho kubwa Irene. Iyo channel ya Vestine na Dorcas yari isanzwe ihari iri gukora. Noneho nyuma yaho baza gufungura channel yabo, ni Irene atangira kucisha ibihangano byabo kuri MIE kuko yari we manager. Ariko channel ya Vestine na Dorcas ikaba yari isanzwe iriho ndetse yanasohokeye indirimbo yitwa ngo Papa. Ya Vestine na Dorcas imaze imyaka 5 ifite views 2,200,600. Hakongera akaba indi ndirimbo ya Vestine na Dorcas yitwa Nahawe Ijambo. Iyo ndirimbo murayizi bamo nanjye nahawe ijambo kuko neme na nyiri katkurimba tuharire Vestine na Dorcas. Iyi ndirimbo Nahawe Ijambo ifite iminota 4:48 ikaba yarasohowe mu mwaka wa 2021, ikaba ifite views 9,900 mugende makubiteho igihumbi bahite buzuza views 10,000,000. Iyi channel igaragaraho ubwo iyi content bashizeho ni iya gatatu. Mu masaha 3 ashize Vestine na Dorcas bashizeho content imaze kurebwa n'ibihumbi 30. Bivuze ngo igikundira abakobwa baracyagifite, baracyakunzwe, wabyanga wabyemera, abakobwa bagarutse mu murongo wabo. Mu bintu nsanzwe nzi kamikazi Dorcas numwe mu bantu navuga bagira umunwa bazi kuvuga, ntabwo ngututse ahubwo we kuvuga ntekereza ashobora kwabirusha ishimwe cyangwa se nishimwe Vestine, kuko Vestine pari raporo ya Dorcas agira amagambo makeya cyane ko ngubu ari no mu mama wabyaye kuko amaze kubyivugira ati naribarutse agiye kuri mikoro aravuga ati Vestine ngewe ndi umumama ndi umubyeyi. Dorcas ati mbese ugushobora guheka umwana? Ati rwose mushyira mu mugongo ngaheka umwana agatambuka.
mu mugongo papa atishima akabaho abayeho neza. Aba bakobwa rero igikundiro cyabo kiracyari kandi baracyakunzwe, byangu byemere aba bakobwa baracyakunzwe. Mu kiganiro bise Vestine and Dorcas The New Chapter, iki kiganiro gitanga Vestine na Dorcas ntibavuze byinshi, ariko bari muri Canada bombi aho bicaye bavuze ko twagarutse, kandi bavuga yuko batandukanye na MI neza, nubwo bashimiye MI ntibashimira Irene. Wenda mu minsi iri imbere tuzabibona, ariko baravuga ati nawe twamuhamagara, nuko mu kiganiro batamuhamagaye. Ni ikiganiro gifite iminota 12 n'amasegonda 48, yego mbabarire, ni iminota 16 n'amasegonda 17. Ni ikiganiro bashize hanze mu mwanya hagana mu masa 10 saa 9 hafi aho. Ikiganiro kimaze kurebwa hafi ni 33 turi kubana, abantu bari guscrollinga ari benshi. Muri comment 2500 abantu bamaze gutanga. Reka manze wemve mbasomere zimwe muri comment. Umuntu ufunguye iki kiganiro agira ngo arebe ko ari bo byanyabo namaze naze hano dusuhuzanye. Benshi ntibumva ko ari Vestine na Dorcas bagiye gutanga ikiganiro. Abakunda bano bakobwa mu like, nanjye ndi mu bafunguye ikiganiro nzi ko ari AI. Thank you for coming up. Irene we icara wige kandi ufate amasomo. Abishimiye ko bagarutse mu like ndabakunda. Rata abari ku bakumbe Dorcas na Vestine nkange mu like. Ikintu nkunze nukuntu umuntu wese uri kureba video ari gukorana like, nukuri twari tubakumbuye, nukuri turabakunda cyane, twari tubakumbuye cyane. Imana bahe umugisha mwinshi. Nari ngize ngo ni AI, ntago ari AI. Vestine na Dorcas bagarutse muri game yabo, ntabwo nakomeza kubasomera ibingibi. Mbibutse ko Vestine na Dorcas umuryango wabo uri hano mu Rwanda i Kigali by'umwihariko, dore ko Vestine kovaho ashakiye babaye nk'abagaritse muzika gatoya, ariko kuri ubu ngubu Vestine na Dorcas bagiye kudutama indirimbo yitwa Itabaza ikubiyemo amwe mu magambo akakaye cyane ashima Imana, bavuga yuko nibwo bagitangira, kandi koko aba bana cyangwa se aba bajeni cyangwa se aba bakobwa bacu nibwo bagitangira urugendo, kuko urugamba bagiyemo twavuga ko bakoze bari mu kuboko kwa Irene arebereye inyungu zabo, ariko mbere yuko ujya kurinda abantu umanza kwirinda. Bivuze yuko Irene yabanje mbere yuko areba inyungu za Vestine na Dorcas, nawe yagomba kumanza kureba inyungu ze. Ubu ngubu iterambere rya Vestine na Dorcas rigiye kubazwa nde, rigiye ko ari mu biganza byande, kuba tugaragarije yuko aribwo bagarutse. Ese ninde ubari inyuma? Twadusanzwe tuzi ko bandikisha indirimbo. Dani Mutabazi hari indirimbo yabandikiye, Niyo Bosco hari indirimbo yagiye abandikira, indirimbo zabo z'amashusho Chris hari mu ruhare yabigizemo, Santana n'abandi bagiye batandukanye. Ese kuri ubu ngubu itsinda rya risanzwe ribakorera ribafasha muri audio na video nibyo ryakomeza gufasha Vestine na Dorcas, cyangwa hari ubundi buryo, cyangwa se hari irindi tsinda cyangwa se indi team igiye kuba iri mu biganza bya Vestine na Dorcas muri iki gihe cya none? Bamaze cyangwa se bamaze gutangaza yuko batandukanye na Irene by'umwihariko biri official n'imbere ya kamera. Nyuma y'itangazo twabonye baraje imbere ya kamera barabyemeje. Ukeneye kumenya amagambo ari mu ndirimbo ya Vestine na Dorcas ngo mbe nayagutamo, kanda subscribe niba utarayikora, ukore like, share na comment. Ubundi nge ni Mr. Jean Ngugu, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Amahoro y'Imana ishani hirwe bikomeze kubana namwe. Vestine na Dorcas tubifurije gukomeza gutera imbere muri byose. Indirimbo ni mu bantu bayumvise bazayumva cyangwa se bazayisharinga ku banyarwanda bwa mbere. Murabizi sinzatatira igihango, muracyari ku mutima bana b'i Rwanda. Yola, ciao ciao.